akiri mwana wanjye uri kubanga aryeho ujyewe ndakibaza umwana hanyuma guha inyama yawe irire ajya mu nama y'abantu mu mwana aryeho ijyaho ushaka usikete arakuguriye ongera uryeho mureme nawe urupoje wagubito reka sikere baba papa waje cyane iyo kome ati wakane wigeze uva ihuye ukajya i Kigali ra nagiye Nyabugogo Nyabugogo ndagiri hasute yagiye Nyabugogo ndi umucengezi uri umucengezi yagiye Nyabugogo bakavuga ko ari wajya Nyabugogo bakavuga ngo uri umucengezi ndagiri ku kigo cya Nyabugogo akiri mwana some reka nyisome da uvuye kunyara uvuye kunyara mvuyeyo si ibintu ari kunyara ibyo bari kunyara babyita ngo nari kunyara ko kubera byinshi nyine iyo ari kunyara ibyo bari kunyara babyita iki nuza kwa kapote bagita kapote uvuye kunyara kapote koko ubwo se iyo ari kunyara ndabara basaki abana marasika kima abana washaka cyose yata yose babwiza ukuri baraseka reka tujye gukora njye nawe njye gukoresha agacarenje akaduhagarare uri kureba sinageze ntebe inyuma bakubutase reba njye kumva gatureba gira nka gutya kure oya yitwa yibera kugira ngo bikorera kure gomera nka gutya gomera gutya usike ntumureho utamuzeho merako byanze ngwino yicarire kabisa yicarire ongera usome ushaka ijambo umugabo wanjye arajya kumuti ari kubaza yajya kugukubita aba wuye byose umugabo yitwa nde yaburereje gushora amatungo yaburemye se nikindi uje kumwita uje uraje kumwita uwuhe yitwa nde ushaka ibitenge ibitiyo ibidiyo ibidiya ujya urya ibidiyo soma wongera usome aleluya amena batikajisa Yosefu mwana wanjye ndakwanga se naumba wamwite ubu akibazo papa aja kakasete mwana yewe nabarende rero ubwenge naje mfite ubwenge yewe akirwara umwana yewe azakumutira akibazo nirarere yewe yarakora urirarira nirarere yewe kwamenya aragukunda kuko na moto irahari ko iri zina rye Bachoma. irindi Bachoma. irindi arinda Karinda. Imana sha. Yo nashoje. bakabanje gusohoka musengera imana baza musengera imana musengero uraharinda zara umwuka unamuritera karimo wo kuririmba imana Nagubita. oya aya ntaya zara gukora umwuka nta n'umuntu wagukoraho zara umwuka Yewe. Karinda. Nakibazo nukokoze abana baraguta ubabana. Yewe muto wabaye bwana wa. Yewe narirugira. Nakibazo mwana shigira vanga. Nakibazo mwana wa. Nizero ya Yesu. Nakose mwana. hari akaririmbo kamuzi ko gushimira imana Isiba bahoro mwana wa. tera akaririmbo ndirimbira akaririmbo kamwe Arerere oh yeah. Yerero.
Haguruka unakabyine bise. Haguruka ukabyine. Kabyina ukaririmba kabyine. Kabyine sha. Kabyine. Hatwike komeza ubyine. Gira abanyarwanda benshi nakoze komeza ongera ubyine ugatoye. ariko mukajyana igihumbi iri kutegereza mahoro nta kibazo Ongera ubyine gatoye. Niwe wingiri Beto tsoma hangama kabizona. Tsoma. Bwana tsoma nyine tsoma. Tsabanze ari kwa anagure neza. Sasa gusoma anagure ba. Ewe kuzakugira ngo muri. Ushaka kuba kare kabizona. Kam. Oya bakabizona. Afite umutwe nzu yamure. Barakomeye. Cyane. Naje mu rugo ndakubu. Amahoro. Nawo wawe. Yewe kakana ko kubita umutwe inzu wereka. Papa jewe. Jewe mfite ibyago 15. Jewe shaka kwiga 17. Ushaka kwiga? Cyangwa mune ubimbwe bwishaka kwiga noneho. Jewe. Aje karabu. Abana aja kuguta mabuyaga. Jewe nitegeko. Jewe police. Natuweli yani. Sibije yaji. Mituweli. Natuweli. Akafuka kanje. Dawaenda. Titivu isharaje kurukokwe. Daviyo kamesa zena. Kagura kara kashu. Nachiwa magamura. Rakose. Ariko rero uvuze menshi. Utagwa. Yicaze neza. Banza wice ngo hagasi dore uvuze menshi. Yice ngo hagasi. Baramu bitarega. Oya nawe ukora uske. Ntawe ukora pe. Yice. Nagufashe mwana wanjye. Jewe. Ibwaje jewe. Ese kwa gatanu izadinyazo. Kwa gatanu kurukokwe n'amatungo. Kwa gatanu kinama. Kwa gatanu. Babye bibazo cyane. Amafaranga nayanje. Nakiwanye biskete. Nakiwanye igiti cyane. Nasani yumbi. Nange shakingoni, nange zagura ingoni. Sambwa ko ushaka kwiga? Nshaka kwiga. Ngare kankwigisha gato. Yakoze. Sinjye kwigisha kubara. Nzajya mvuga ibintu bisubiremo. Ndakwigisha kubara kuva kuri kugeza ku 10. Rimwe. Ndagubitege. Nta mnakora bara rimwe. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, karindwi, umunani, icyenda. Akira. Uske. Vuba. Twara mu cyongereza. Inyajwi i. Inyajwi Kamugisha mu cyongereza rero. Vuga ngo wana. Kwa Swahili. Vuga moya. Kwa Swahili. Inyajwi. Ugira ngo C. Mbaraga sanimanu tajibana ya suwara wibara ibara kuro nisakoniza mawe. Amorocha. Uske hari umuganuzi. Umugani. Imugani. Jewe. Chiro umugani. Shaka. Soma. Sabe. Shaka. Soma. Irimi kwawe. Puribu.
Amahoro. Izi sawa zuzuye bakita. Baravuga ngo sakuzanya no muri kumwe. Shimira gushaka. Haleluya. Bitangiye gucana. Ubwizo kuri buske. turararana Papa, sakiri satma. baraguha Mana. Papa, bugo rero. Uresha kaisi. Ndabdana. Aya nta nagukora. Apa nabindi kwa barashaka. Nushaka bo. Wowe je nawe. Ne babiri ko. ikigaraza Ese buske. Ugeze uvuye ukajya Kigalira. Nagi nyamugogo. Nyamugo. Dirigiri. Hasut. Ndumucenge. Kurumutegesi. Nyabugogo bakavuga ko Wajya Nyabugogo bakavuga ngo umutegesi. Dirigiri ko mugigojo. Akire mwana. Soma mwana. Some. Reka nyisome da. Nachewe tata. Nawe soma sha. Yegara papa. kabaye Na uno wito hu. Ndawukuraho. Soma ngero some nawe. Nisaya ngere kora. Inde wayikuraho se. Inde uri yes. Okay, sakagawa usiye. Urabona mwisakagawa. Kana isabe nayikunze. Papa, fortaleza. Na uno wito. Daje kurete kubura hu. Ariko kumva. Usiye. Mva mbwira kandi. Dira kuga chance. Reba hano. Musuzi. Nagarabona neza. Batika nziza ndeherima. Sika nziza na Noheli mwana. Ese turi mu mwaka usiye. Turi mu mwaka. Imyaka 15. Uyu mwaka turi mu usiye njya gusaba. Kabarashete karaje usiye. Atayikoraho. Tereka umugure nakubonye. Mama, na kibazo. Na undo wito. nawe Kenya. Amen. Menya ararangira. busiye nta kintu kibura habura iki busiye habura iki agasenda Oya, gasere gato. kabuza agasenda Negora. Goso aso inyamara ishora wamugari. Papa, azaja. Azaja. Zago sisi kwa gatano mu isoko ryari. Suta. Isoko ryari. Kurugo rizari n'umuje ryaremyeho. Ejo niko tuzahurira ari isoko ryari. N'umushirashe rero. Twabonanye se. Jya brochette. Ichasha. Karya kushikura. Kararyoshye se buske. Cyane. Ndakakamije nakangakado. Atakamije rako. Efta kwete bene kimwe. Uragashaka cyangwa ufite? Arashaka kameze. Nagashaka pe. Uragashaka. Urakabona buske. Sagasera. Utamwica. Gosha, igerage papa. Babu wawara chaji. cyaragiye Do. Kabisa. ninde ayikuguriye ingisi Nyamakuru. Kayirame kurura. Ndabera bashakibukira. Yaramura ngari somaho. okay mu rugabano kai muri kwa serikaze Ahaye nada. Ewa. Kurura. Ndankure wiri. Papa, murugo bare. Barakome. Komera. Leta nakado. Kizango y'impano. Irakunize se. Akira someza. Soma itakunega. Soma itakunega usiye. Abana baramuta muyi. Ana mura ukubita rwose. Someza. Barajya kabuti kati. Yataka kati. Ari kabuti daga natano. Ngaho soma.
Nankubita. Oya ntawe gukubita busikete ntawe. Soma desi soma. Babana byabo barankubita ko. Abangaba bana mwe bakoraho. Bose ndabakubita. Ongera usome soma bari usome. Byakubereye nabi. Barankubita reka n'amabuye byose. Akera mwana wanjye. Uri kubanga ryeho? Ujyewe ndakibaza mwana. Hanyuma baguha inyama yawe. Irire. Aya muna mwana bana. Mu mwana aryeho. Ijyaho sha busikete arakuguriye. Ongera uryeho. Mureme. Na urupozo wankubita ndakasikera baba. Papa aje kakavuka kanje. banza urangize vuba vuba nyine kuri Papa aje kakavuka. Umva ngahongera usome someza. samwiza mu Papa aje kakavuka. Kafuka. oya genda yijyana rugo Agafuka. Agafuka. agapfukamunwa Agafuka kawe. Ushaka kwambara agapfukamunwa. Shaka nyo kuzanira ukambara. Yatse nakuzanira busike. Guma onda ndazana agapfukamunwa. Yakoze. Yuwi. Buriwe. Nankubita. ntawe Nachuguruka. Nari ndoze sha. ndaguha ka kantu bakita ngo iki kamwe bihaganyuze bakita ngo iki Aka. kirida Yego sha. gaho kamara kwa burushete sibyo Busike. Wakabonye? Akira. Nakoze. Gashya no muryeje. Na urupozo haja kuki. Angaha urakambara mu kanya banza urye. Nangudo muito. Nta nundi wagukoraho. Hekenya. Ngeje basimwa. Papa waje jani. Yo kome. Ashawakana. Ako yamure. Banza uvugana turukundo hitwa abantu bamenye abantu bazanye baserukira muri Huye bakajya banaza kuri ranga numvise burushete iryoshye. Banza uvuge. Ahantu havuge nabo bareka ngufashe mikoro kugira ngo hakurushye. banyita Iyamuremye Daniel ntara ni Amajyepfo akarere ni aka Huye umurenge ni uwa Rusatira akagari ka Murugo aba nkorera muri bare bita Mahumbezi Icyerekezo ubwo hano tugira icyo kunywa gikonje tugira burusheti iryoshye cyane tugira inkoko tugira urukwavu kandi burusheti tugira nta hano wayisanga uramucuma se wamukuye ko nabonye azi kubotsa byatarira uriya mucuma bamwita Indintwari Harinda ngwino hano hari umuntu wapfuye naze hano naze hano Harinda mucuma wa mbere muri Huye yihutishe babukwe bariyota mucuma ibibazo yika muco komera cyane ibanga ryo ko turikura Eba nabyize nari mutoya kugeze kuri muto gusa bitaguteye imyaka ingahe ufite imyaka 20 ufite ingahe muco 35 ufite umugore n'abana usikete se ko ngakakundi ya burushete yawe yayimenye gute burushete n'ubundi akunda kuba ari hano buri munsi tumba mu burushete shaka kumushyira abakantu ko kugira ngo ayikunde cyane Yari ndashoje. muhobere wisubire mu kazi muhobere wisubire mu kazi bamwita nde Muchoma. kumbe se yamure byambye ufite 75 Turagana wako.
urabasha kuvuga se ntabwo abasha kuvuga yapfutse amatwi Yego naje mfite inyota. Watinye byeri? Si wayitinye? Nakiwaza. Uso nturasindara zankwereke. Ongera usome wo kugihitagira. Kwashaka abaye. Zane kirahura ma. Machoma. Kuyapa. Machoma. Ase burusheti. Data uragaseni mana yacu barawe. Muragaseni mana gaseni. Gira. Muragaseni mana wacu n'amakuru wacu mana gaseni mana. Gira barateka yose. Bariho kurubara gushirisiya. Mujye guhashwa barateka. Ame muragaseni mana yawe. Barateka. Amen. Hallelujah. Amen. Niwe. Amen. Niwe pakagame. Niwe. Kagame niwe au niwe nyiri. Nakoze go. Kagame suramuzi. Kagame arabizi ariko arankubitishije. Busikete kurira nibyo byishimo bye. Yarongera arize no kuri kwibana. Nibyo byishimo bye. Ndabona guhandagura. Ukunda magwato guhandagura. Zana. Bravo. Bravo. Nareje kurugogwe. Yura mwana wacu. Namule. Usikete we. Namule. Abaro. Yo, waje. Kurugate kurugani nyamakuru. Achere zaburi tatu. Nareje kurugogwe bare wuti. Nakashikira babo. Nani saado. Isasa ikuye. Nyamakuru babana hakurya. Niyo Sama yaguhaye? Sama yaguhaye ryari? Ni kwa gatatu. Kwa gatatu? Mbe usikete warakize weho ubundi. Eba nk'ibifaranga ufite. Nta kibazo tukumwe. Naunga. Sama umeruka ryari? Kwa gatanu? Nibagenda. Ejo. Ni Pion Kasoya zingine Legacy TV ndashimira ko subscribe mu ntara y'Amajyaruguru amajyepfo y'Iburengerazuba y'Iburasirazuba umujyi wa Kigali mu ngenzi zanga kuri Legacy TV. Aba diaspora mwese turabashimira cyane. Uyu munsi turi mu karere ka Huye. Turi kumwe n'umuvandimwe mwese mwakunze cyane mukomeje gukunda cyane twabusikete. Tukamugeza kugira ngo tuganire byinshi nawe. Akenshi umuntu ibiganiro byari guseka gusa no muri sabura guseka. Umunsi twaje kuganira kugira ngo umenye byinshi bitandukanye ku buzima bwe atubwire uko abaho muri iyi minsi. Usikete meze bite? Naje byabaye neza nakibaje kujyaba neza. Nakibaje bari isaha yaje irahari go. Isaha Gwido. Yitwereke. Gwido. Isaha menye nahenze. Irahenze cyane. Niwe guzanga. Naganatana ibicego. So yakuye busikete. Wayakuye. Ni makuru byabaye neza byabaye hano. Ibinyamakuru. Babaje n'abandi. Uramwibuka wayiguhaye uwo munyamakuru? Babaje n'abandi. Nyine mbwira izina ryo ryibuka. Jewe mfite imyaka 15. Ufite imyaka 15? Usikiye urambeshye. Imana ni 15? Vuga uti ni impamo. Ni ariko wato. Ni impamo y'Imana. Go wato. Pa washe ariko washe cyane. Usigiye naziya? Tekereza igihe nazi saa 5. Dari naje kubona kuri bihuta cyane. Nagushatse ndaguhiga cyane hose nakubuze. Nabyere yapfuye yasize. Inde wapfuye? Nabyere. Nabyere yapfuye? Yasize ho. Reka da. Baje kumwita ho. Yasindiye he? Ni ku kabari. Amaye nka data kayi kabari ko kwande? Ni kwa Muhashi. Kwa Muhashi? Kwa Muhashi ni he? Jewe afite imyaka 15. Nta kibazo jewe. Nta kibazo jewe. Nta kibazo riraza rikobereza. Nta kibazo ndaje saa 10 saa 9 esizaje mu Rwaza. Ejo uzajya mu Rwaza? Mu Rwaza. Mu Rwanza? Mu Rwanza. Mu Rwanza? Ahubwo ntabwo uzi icyambaye wewe. Uguzi ko nagushakira. Baba Bareke. Uzi ko mu Rwanza rero nagushakiye bwa mbere.
nagushatse mu Rwanza naje barambwira bati wagiye ahantu ngo kugura isaha dore nsanzwe nayifite ni yawe oya ni yawe ni isaha ni yawe njyewe ese umuntu wasinze ngo yasindiye naje nitagise nihuta cyane waje nitagise yayivuye saa 11 saa 11 nibwo yarize njyewe umuhungu waje kunkubita cyane yaje kugukubita yaje kunkubita inkoni nakiwe nigiye nyamakuru bagiye isingura cyane gusa yaje gukubitira icyo umuntu umwe akabyaramo dore nguwo dore nuriya wagiye niwe wankubisigo oya yagukubise uri no kurira disi buske hanagura amarira ngaha sikuri kurira buretse gato nkwereke uretse gato mfasha manze ngo hanagure disi unama gato n'amarira yanaje uretse gato yego naje mfite inyota dore ngiyi bari kuzana najya kwipfuma Joseph mwana wanjye yamurenye komera jewe umuhungu wanyu umurungu aja kunkubita amabuye twahita tumufunga nta kibazo jewe kwa gatatu ndagusiba isoko kwa gatatu isoko ryanje nta kibazo ndasiba nta kibazo abagabo naje uyu gwaye icupa se uramuzi uyu gwaye icupa uramuzi nawe nazi hano ariko nazi hano kuvugisha gato uyu n'uwo nguwo nyine uzi izina rye namuremye yamuremye urarizi uzi yamuremye uwo yamuremye mukuru ninde mukuru ni jewe nuriye igicucu nuriya witwa nde nta kibazo yamure karame komera busikete mubanye butanga busikete tubanye neza cyane tubanye neza ase wabana busikete ukarira ntore mu bitwenge busikete kurira nibyo byishimo bye yarongera ize no kuri kwibana nibyo byishimo bye ndabona guhanagura unamagwa tunguhanagura zana yose kari hatari ese yamure karame ni hagati ukundira busikete hanga busikete njyewe aho mumenyeye ndi mutoya tumara imyaka nka 22 mu buzima bwe bwa buri munsi muri make ndamukunda cyane nta kibazo n'umwana wanjye irakora akazi kacu n'abacoma n'umwana wanjye icuranga rinda nice rakoze ese ubwo busike bubyaye uyunguyu uyu nguyu umwana wacu akora akazi cy'igihugu cyawe yaje murukane jewe nayibobo murukane kereka jewe aje jewe murukane jewe do aga nakaje kacu n'ingete yanje naje ingwete zacikiye hepfo hariya nuko akoze isura saza kugura nk'utubodaboda ndukamambere nikamambire byabaye bibazo yamuremye rero mukanya nakubwiye ngo aragukunda ndagukunda cyane mubwire ngo I love you mu cyongereza acera umwana wanjye mubwire ngo I love you nabi ayahanganire to ikigize bisanzwe taje bisanzwe yaje kunyeko nabyero nakibazo nzagura imyenda urabona indi myenda n'izindi nkweto rakoze saboya yasahiriye yasahiriye ndayambaye sangahe saa 11 amahoro bana nanjye nanyogoshesheye jewe mvuye kurogwe saa 11 jewe byabibirasiki na moto makuru ya saa 11 saa koma saa tayari nacho tayari mwana wanjye bari wahageze rero yahagisa amena izina rya Yesu dusengere zanzu ngufashe icupa ariko yabuze ingofero barayiguha turayiguha dusengere data uragasena imana yacu barawe muragasena imana gira
Maragasirvana Vashivana Makuru Hachimana Gasirvana Yirvarita Chimarita Kamarata Kayos Vajo Kurumako Chirisia Midigo Hashkamarita Kachimarita Ame Puragasari Yawa Martata Mariteka Ame Hallelujah. Amen. Niwe. Amen. Niwe pakagame. Niwe. Kagame. Niwe. Au niwe nyiri. Nakoze go. Kagame suramuzi. Kagame arabijari ko arangutishije. Yakubitishije. Perezida w'u Rwanda uramuzi se? Y'u Rwanda ariko arangutishije cyane. Yakubitishije cyane se gute kandi Na undo dore ingoshesheshe. Ndayibona. Ese yamure bura busikete afite nk'imyaka ingahe? Yatubekega afite 15. Busikete? Afiri bamuzi neza bavuga ko ari hagati y'imyaka 75 na 85. Ariko iyo umubajije akubwira ko ngo yavutse amasaka yeze afite imyaka 15. Ari hose imara. Ari hose. Barambwira ngo ufite imyaka 75. Turagarije n'umugabo kakahagato. Murangana. Wavutse ryari? Amasaka yeze. Ungana nande? Nari hose. Ufite imyaka ingahe? Ruje ariko raje Ufite imyaka ingahe? 15. Ruje ariko raje kumwita mamushi. Inde? Eri hose. Eri hose. Imara. Nukaje kwita byagenze bite? Nara gucuranuka. Ntimwari gukiranuka? Wase wamushobora? Ndayishobora kibazo. Wamushobora? Ndayishobora uri kumwenda byose. Nkunje nawe turwaye wakwita ninde? Danure kigabo n'uwundi. Bane bankubita. Aso Nago wora kubita gewe. Akada urashaje. Abora ariko baragubita mabuye. Niguti ibuye do. Rebe do. Aho ngaho. Waraguye. Ora rayihangana. Ako seka nkubaze. Watinye byere? So wayitinye? Nakiwaza. Uso nturasindara zankwereke. Ongera usome wo kugitagira. Ko shaka baye. Zanikira hurama. Kirahura mwana. We zanikira wachana. Bacoma bamubwiye? Bacoma mama. Machoma. Ase burusheti. Otsa burusheti muchoma. Machoma. Machoma. Kuyapa. Barasema no. Tegeka. Seka. Mubwire muchoma yaje. Machoma yaje. Ngoriye. Ngowoya. Ngamubwire icyo ukorera. Gikora iki? Ashikinyama gewe. Inzariramisha. Nzaramwishe. Mucheza burusheti. Burusheti ebyiri. Ebyiri. Nkitege kubundi. Uti karabaye. Karabaye mwana. Ese usikiye nturi businde. Akada. Papa. Aboro rero. Jewe. Ndaje mu rugo rashinguye. Nabyera ashaka kunkubita nabi. Ako ntabyera ninde? Nabyera. Nabugiye itaye yabugiye sabo ntaje kurigize. Menya ntabyera yaraguhabuye. Nabyera wapi imodoka yagiye. Ese nturasinda busikiye? To nabyera do imodoka yagiye do. Ayiguye. Ese nturasinda? Ekada. Ntagurasinda? Ekada. Ubungu unywa amacupa ngahe? Abiri. Yonyine. Na nkubitishije. Inda ureka ntibyaba. Wabyana we. Washasagiye. Urukubwira. Ndabyana. Ibihe byana. Abakuri imbere bariya. Po. Nibagende. Tegeka. Papa, mu rugo barawurera. Barawurera. Mu rugo barakomeye urebye. Bararyoshye cyane pe. Bararyoshye ntiwabyumva. Ndure. Bararyoshye ariko. Agakoye wambaye isoko akaguza ngahe?
magana atanu. Aya myasi ibintu byose abiguze 500. Uvuga ngo jewe mfite imyaka 5 nabyera ariko nabyera ari yagiye gupfa nabyera gushega mu rugo nje nditahe yene sabo dungoreho ye kubera bodyguard uyu munsi nabyera kokote je inkweto zanje natewe je inkweto to usiye ntiyagukoraho sangahera turisangahera usi kandebe reba kweza banzure kwisaha umbwira turisangahera saa 11 saa 10:33 ese ngo ayo 500 hakubwira ngo ugure indazi y'ijana ya sinzi n'amande jewe shaka kugura inkweto yanjye okay ngo ayo 500 se ukagura ipantaro ya Turuwasi ya 300 bakugarurira ngahe na 500 uguza nk'ipantaro 300 naye mboye kunyogoshesha ubwanwa ndore bagucira ngahe na 500 bagucira 500 Jose ni 500 kumvise bose Rakose vanimwe ndagukunda nigufete rayitaye do Zukunda ngukunda nanje Ibyo cyita igiki aga muganga yaje kwa muganga Urwaye amatwi se hano arankubitiye baragukubitiye bakubisemo urushingumi kumwido ndanungudo bankubitiye ukubitishije mutunga urutoki ndarida gicucu nu namubonye naye ntuza se nta kibazo jewe afite imyaka 5 ariko sizoje kugira ibyo bigori ntaguzongera kurya ibigori kubera iki se busike nabyera bimbwiriye ntabyera arabikubujije ako ntabyera mupfanzi ko akoze muje kumuvuga imodoka yaragiye aya nangahe na 500 aya ni 500 na 500 aya ahanditse ngo ikireba hano nsengane aya ta ahanditse ngo iki na 10 aya busike soma neza reba hano nta kibazo tubane nacyo ibi nta kibazo kambike aramujoga na 5 ngiye akantu kugiye gutega njye gukora akantu ngukorera hagarara gato nkwereke nakubita abana bajya kunkubita abana sije gukubita nta mwana gukora ndo reba hano reko abonye igisore kikurenze siko dukundanye nawe mbwira ngo urankunda dukore wowe gushe wenyine nuko cyena wundusha wundi hawundi ngambwira ko nkunda dore mbwira ngo urankunda buragukunda cyane ngabimbwira mu cyongereza ngo I love you so much ishoma I love you so much nishoma mwana vuga ngo I love you nevuga ngo vuga ngo I love you nepira I love you nepira so much soma mwana wanjye chawaza kumwita wowe ni yakamwana shaka nsomeho na kibazo soma bareke ngiye kubaza kunyara ujya kwanza kunyara ziragufashe nakibaye ni hano genda unyare ariko busikete baramufilima kugurisha kugurira uretse sha niwe Paul Kagame niwe Kagame wehe Paul Kagame niwe mani Nyarwanda Nyarwanda mani wakasema Nyarwanda Kafuka kaje karahiwa wetu senge mana marenge gaseri nabyera arahare mana yacu maragaseri mana Rwanda Rwanda arari amahoro mwana naje natashe amahoro mwana w'u Rwanda harakantu bisari kuvuga ngo arwaye umutezi nibyo warwaye umutezi gusenda ukwanduje senda gute umutezi barapasi
inde Bararwaza. Françoise Imbazi. Françoise imbazi naguteye umutezi ubwo se wari wabikoze Akandabikoze ariko ndikomereza. wari ukomeza urikomereza Ariko sinzongera. ntabwo uzongera wese uvuga uti sinakongera kugakuramo Nema. agapipa neva amagambo nayo ni ubwa mbere wari ubikoze se Akada. ntibigenda babyita ngo iki Kapote. nyine gapote gapote iyo yambaye uba ugiye gukora iki Okay, abari kureba ngaha Legacy TV Ibyo byabaje kibiki. turi kumwe na Busyete ahangaha haba muri Rusatira tukadushatse kugira ngo dutemberane nawe noneho abenshi bakoresheje interview Busyete arimo kubasetsa arimo kwinywera ariko dushatse kugira dutemberane nawe agenda twereka ahangaha Rusatira ayidusobanurire Busye Karabe. aha turi nihe muri uyu muhanda Nta kibazo. oya nyine aha turi nihe Sawa. bahita ngo iki Gafumba. gafumba aha se bacuruza iki nko hariya bacuruza nk'ikira Acuruza ibinini byose. ibinini naho hariya Hano hirya. genda uri kurembera utabwo ariko Busye nk'ubu ngubu ushaka kujya i Butare Rakoze nawundi wankwita abana barankwita amabuye. ntabagukoraho urabizi turi kumwe n'umusore uhagarikiwe n'ingwe sibyo ubu turi nko kujya hese konsoye ukamwira ngo ntembereze turi kujya Pascal. okay ngaho abanyarwanda dukurikiye ahangaha sibyo bifurize noheli nziza n'umwaka mushya muhire Lamuhire. ngaho bifurize noheli nziza Sawa. Noheli nziza. Gira uko muri kubona turanga turi ku muhanda mu gasantere ka Rusatira Satira kahura ka satira. tuvuga tugenda Busye gatoya niwe ndi muvandimwe wamaze kumenya yitwa Iyamuremye Yamuremye wacu kwamwereke yarabayeho nuko ameze ubu ngubu yamara batubwira mu make nta kibazo musobanurira abanyarwanda bamumenye neza nuko abayeho byose ikigaragara cyo avuga ko iwabo ari nta kibazo ongereje Murenge wa Mbazi imbazi mu byiza akaba umuntu abaje gupfa hasi nta na nyina agira hasi nta nyina agira n'umuvandimwe azi bafite icyo bahuriyeho niyo umubajije Busyete wanyu ni hehe se Busyete umuvandimwe wawe ninde akubwira ko ntawazi ubwira ko ntawazi uhagaze nk'amoko ye Busyete ntayazi yego ariko abenshi bavuga ko baba ari imbazi mu byiza nta kibazo nta n'umwana n'umwe baziranye kuri we yabaze cyangwa se nta muvandimwe agira imba yarapfuye afite mushiki we bavindimwe utuye i Butare mu Irango hariya Irango mushiki wawe ntatuye imbazi yitwa ngo iki mushiki wawe uzi bwabo yitwa afite mushiki mwe ngo basigaranye utuye mu Irango i Butare wowe se ameze nka Busyete cyangwa we ntagarika simuzi neza uretse ko uko bivuga n'ubundi ko abandi bavuga ko ari mushiki basigaranye okay abandi bantu rero akenshi baje kwesha Busyete hari ikintu batibandaho igice cyo kumenya ngo Busyete abaye hate ahagaze ate Busyete afite ahantu aba ntaho kugiramo none ararahe nabyera agiye kumara iminsi ari hano iwanjye ubwo ugiye kumara iminsi urangaha yahavuye ajya aho bita ngo kwa Ntabyera mu Rugarama banyirukana cyane ngo Ntabyera Ntabyera nawe ni umusaza we ni umusaza ubwo se Busyete ikintu akunda kurya ni ikihe rakoze Busyete mu buzima bwe busanzwe uyu nguyu ni umwana wanjye arya inyama akarya ifiriti Busyete ntarya ibijumba ntarya n'imyumbati rakoze inyama n'ifiriti gusa rakoze uyu nguyu ni uwaje dusangira byose usangira byose n'inyama byose ni bihe biryo wanga nta kibazo ibiryo wanga ni ibihe babarire nta biryo wanga babarire neza cyane urya ibijumba akabiryo by'ingurube ntabwo wabirya Busyete ni ukuvuga ngo ibijumba kuri ni ibiryo by'ingurube Busyete ndabikubwiye ngurube kwigenderera twigendere
ese nukuvuga ngo yamune yari yacitse kuvuga ngo busikete ukuntu ameze hari ibintu atakwivugira bitewe n'icyo ashaka kuri wowe ubona ikintu busikete akeneye kugira ngo akomeze abeho cyangwa se ubuzima bwe bube bwiza kurusha uko bumeze ari iki busikete akeneye umuntu wajya amwitaho kandi muri make akeneye n'aho kuba abonye aho kuba yagira n'uwamwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi okay so kuri wowe umuzi neza urabona kuvuga ngo abantu bamubaho hari ibigo bifasha abantu nk'aba ngaba kuri wowe wumva igikeneye ari uko yabona icyo kigo cyangwa igikeneye ni uko bamushakira inzu bakamukodeshereza akarerwa n'undi muntu aya busikete bamushyira mu kigo nk'icy'abana b'imfubyi akabamo kubera ko kumubona gutya ahora agenda kandi yakagombye kugira umwitaho yifuriza no kugira aho yaba nk'abandi bana b'imfubyi ujye kunywa byeri nyine ariko abantu uzafite imyaka ingana abamuzi neza Busikete, dukomeze tujye kunywa byeri. tujye kunywa byeri tujye kunywa bya byeri 75 hagati ya 75 na 85 okay busikete kagenda ndi kubaza gatoya nta n'umwe turi kumwe sunzi kamubaza kandi kantu sasa busikete arabonaga n'atanu wari wateretaho papa arangeje ko waje kunyara tugiye kwinywera byeri mureke abakobwa urabazi se busikete abakobwa urabazi adakijanaga n'atanu nenda guteye umutezi baratwaje bageze ku rwara rw'ubutezi ngiye kunyara ushaka kunyara aranyara hejuru mu kabyara ngaho inyarire twigendere urabisoje zazi kwisha pe uzi ko isuduka atakagera ko ngo birarangiye okay nose yamure hari ikintu mbonye busikete yashaka gukora ikintu ntiwamuhagarika ese umubiri wawe nta kindi kibazo afite cyo ku mubiri kitari cyo ngiki tubona busikete urebye mu buzima busanzwe nta kibazo kindi afite uretse wenda nk'agatwe ke gatoya cyangwa n'ubwenge bugenda buba buke ariko cyo muvuganye n'ejo cyangwa ejo muri kimubajije yakigusubiza ubu busikete ni umuntu tuvuga urugero abana nkaho nshobora kuvuga ati ejo kwa kabiri tuzajya ku isoko busikete ni umuntu wabwira ngo kwa kabiri tuzajya ku isoko akabishyira mu mutwe akabirinda bikaba byageraho mukajyana cyane arabyibuka ngo nko kuwa kabiri umuntu uzaza kugusura arabyibuka akamenya ko kuwa kabiri umuntu uzaza kugusura utagwa busikete yego aratuma ako busikete hari akantu utambwiye baraguta amabuye ntawukoraho hari akantu numvise bavuga ngo warwayeho amva se umbwira nyine akantu hari akantu ubise kuvuga ngo warwayeho umutezi nibyo warwaye umutezi gusa yenda ukwanduje senda guteye umutezi bararwaje inde bararwaje Françoise imbazi naguteye umutezi ubwo se wari wabikoze akandabikoze ariko ndikomereza wari wikomereza urikomereza ariko sinzongera ntabwo uzongera wese uvuga uti sinakongera kugakuramo agapipa neva amagambo nayo ni ubwa mbere wari ubikoze se isoni ni ibiki wari ukoze sinzongera nyine ubwo ni ibiki wari ukoze kugira urwara umutezi nyine ni ibiki byatumye urwara umutezi kapote nyine gapote igitabo cy'ikinyarwanda nyine kurongora byose ine mu kinyarwanda bagita ngo iki sibije babimbiriye babigenza gute kurongora kurongora ibyo ngibyo babigenza gute bagita gutyo komeza unyere ukuntu babigenza sasa komeza unyereke ukuntu babikoze bereke ujye kurongora ukuntu bigenda naho gusoma umukobwa gusoma ute gusoma ntabyo uzi ndakabyushye ngaho nsoma hano ndebe soma hano neza cyane bajya kwizera ingo w'igihugu nawe urangwita nta n'umwe mu buhoro bwawe hano wakwita kuko ukora injye nawe kabisa rakoze Ona busike ngiye kugenda nk'abasirikare njye nawe baragutya oya nyine hagara hano gutya ugenda wagira gutya ngo ugenda gutya nangutase nta n'umwe wakuraho
tugenda gutya Joseph gutya buhoro gake Busike byakunaniye ndarwaye Busike tewe urukumva umeze ute nakibugaza kujya hakurya urukumva ufite imbaraga papa yabuze ijana ndi gutega ndarigu ako nabamuhaye ijana cyane igihumbi rakoze mwana wanjye urakarama kaba ko ukarame urakara shyira gutya neza cyane kabisa ako busike ufite n'imbaraga ate mwana wanjye nabona nkweto girayo busike rani wamukubita buriya pasha genda ujya Papa sangaye saa 11 do iracyari saa 11 okay girayo busike kwita kanzu nawe gutya nakukubita ubu busike urarenze kabisa pasha nkweto senga imana marengere gaseri nabyera arahari imana yacu muragaseri imana mu Rwanda imana arahari amahoro umwana nanjye natashe amahoro umwana w'u Rwanda yewe nta kibazo amahoro najya kwiga amahoro mwana imana gaseri imana tisibira imana imana izina rya Yesu data n'amahoro mwana iteka ryose zapfira hari n'abandi badufotora busike uwo muntu uramuzira Busike wamwanze musengere sha musengere ntibagendere yewe ibyago bapfuye ndakibazo amahoro Busike waguye hehe naguye muri wese ifite kilometero zingahe 16 bagukuyemo gute ibihumbi 3 babigenje gute kugira ngo bagukoremo babigenje gute bateye ikamba hehe ibyuwe byapfuye bateye ikamba hehe ikamba banje bakuzamuramo ibyo babajyanye babana basakaye ikigo reka tubareke so busike turugana ku musozi w'ikiganiro twajyanye aha ngaha abanyarwanda cyeka bakumenya saa munani zirageze ko tugiye gusoza ikiganiro ejo kwa gatatu nzaje ku saa munani tuzajyana none njya gusoza ikiganiro mbaza umuntu ibibazo bitatu tugahita dusoza basoze ugiye kumbwira u Rwanda ruba kuwuhe mugabane u Rwanda ruba kuwuhe mugabane ndakibazo nabyera arahari ntabyara arahari zizo zikorera ikibazo icya kabiri izi ntoki ni zingahe izi ntoki ni zingahe eshatu ko eshatu rimwe kabiri dukubye kabiri ni kangahe gatanu okay yamana arakoze ngagira icyo abanyarwanda duhite dusoza dutahe basoze tutahe nyine abwira akantu abanyarwanda kamwe dusoza gira ariko girayo aho ko wanze umva naye mfite ibyago ririmbira abanyarwanda duhite dusoza bari imbere twigendere bari imbere aravuze kwirare ejo saa 5 bari imbere tutahe bari imbere do nayibonye ngo bari imbere twitahira niwe isosi yawabaye babwire niwe Paul Kagame wehe Paul Kagame niwe imana nyarwanda nyarwanda imana wakasema nyarwanda Kafuka kaje karahiwa Jaman mwabibonye ni Legacy TV yari rusatira twaje kuganira na Busike mwabonye byinshi kuri we mwabonye lifestyle abayemo nuko abantu bamwishimira ngaha mu gace atuyemo muri centre yo muri rusatira
So ndagusaba gukora subscribe kuri Legacy TV. Kiganiro ndabiri cyagushimisha turimo comment ugikore na share. Jabless man ikomeza umugisha kandi ndabiri cyo Stadium mu boy P Onika Suez yamuremye. Wakoze cyane. Pusket. Karabe. Wakoze cyane. Amara. Mani go umugisha. Ni mwana wacu. Jabless. Abaho. Umwana wacu wamwumvise yambonye